Umwumbati uwumenyera ku burure uba ufite. Wa mwumbati urura ntukawurye ari mubisi cyangwa ngo uwuhekenye. Iyo uwuhekenye ushobora kukwica n'isombe ryawo si byiza ko urirya. Iryo sombe riba rifite iyo aside nyinshi ugasanga ubuzima bwawe busigaye aho. Kandi ni byiza ko iryo sombe kandi uriteka ripfunduye kugira ngo n'iriya calcium dusanga mu isombe bigira akamaro cyane mu mubiri wacu. Rero ku bakora siporo y'amaguru, siporo yindi isanzwe, bagomba kugira imyumbati nk'ibiribwa byabo kandi bya buri munsi. Abo bantu baba bakeneye ibiryo bitera muri ubwo bufu bw'imyumbati kugira ngo ubone intungamubiri ihagije igufashe amaraso yacu gutembera neza mu mubiri. Abahanga mu mirire baravuze ngo let your food be your medicine and your medicine be your food. Reka imirire yacu aho neza nshuti zacu, mumeze neza aho muherereye mwese, twe aho turi tumeze neza turashima Imana. Ubushize rero twize ku bijumba, akamaro k'ibijumba, tuvuga ko ibijumba bigizwe no gukomeza umubiri wacu. Rero iyo umubiri wacu ufite imbaraga ukora akazi neza. Rero twavuze ko ibigizwe n'imbaraga ari byinshi. Uyu munsi kandi tugiye kwiga hejuru y'imyumbati, akamaro k'imyumbati. Ndagusaba wowe utarakora subscribe ukore subscribe ku buzima bwiza kugira ngo uzajye ugenda ubona inyigisho zacu za buri munsi udakererewe. Rero nguhaye ikaze. Uyu munsi rero tugiye kwiga ku myumbati. Imyumbati izwi cyane muri Nord ya Amerika. Imyumbati rero yagiye ikwirakwizwa n'abantu bakoze ingendo iruha igera nino muri Afurika yacu. Imyumbati kandi izwiho ku mwanya wa mbere muri Nigeria, muri Brazil ikaza mu mwanya wa nyuma kandi ariho imyumbati ikomoka. Murumva ko amateka muri Brazil ariho iza ku mwanya wa nyuma kandi urumva ko batashizemo imbaraga mu kuyirima. Imyumbati kandi igizwe na 60% by'amazi, 68% bya carbon hydrate, ikaza kandi 1% muri protein. Urabona ko ibinure atari byinshi cyane imyumbati igizwe n'amazi. Ikagira kandi vitamine C. Murumva ko imyumbati idufitiye akamaro. Imyumbati kandi ifite acide mbi izwi nka acide cyanide. Iyi acide cyanide iri muri uyu mwumbati iyo tubonye umwumbati urimo iyo acide, abashakashatsi bavuze ko uyu mwumbati ushobora no kwica ubuzima bw'umuntu akagenda tukamubura. Rero iyo uyu mwumbati wacu ufite iyo acide cyanide badukonseya kuwanika ukuma bakarya ifu yayo. Si byiza ko uwuteka ari mubisi, uwutetse ari mubisi ushobora kukwica. Ariko cyane cyane iyo uwo mwumbati uwumenyera ku burure uba ufite. Wa mwumbati urura ntukawurye ari mubisi cyangwa ngo uwuhekenye. Iyo uwuhekenye ushobora kukwica n'isombe ryawo si byiza ko urirya. Iryo sombe riba rifite iyo aside nyinshi ugasanga ubuzima bwawe busigaye aho. Kandi ni byiza ko iryo sombe kandi uriteka ripfunduye kugira ngo iyo aside ubukana bwayo bugabanuke. Niyo mpamvu rero abashakashatsi bavuze ko iyo utetse irya sombe uripfundura wa mwuka wose usohoke w'iyo acide cyanide ubone kurirya. Imyumbati kandi iba ifite amasukari afasha ibyubaka umubiri. Ayo masukari rero ni
ginekoglycoside. Aya masukari aba mu mwumbati. Imyumbati kandi iyo uyihekenye ari mibisi igira akamaro cyane kurusha kuwuteka. Iyo uwutetse iyo vitamine yayo iragabanuka. Ni nayo mpamvu kandi badukonseya kurya umwumbati mubisi cyane ukawuhekenya. Muzonarebe nino dutuye no muri Kenya, akenshi abanyakenya bakunze kurya imyumbati mibisi cyane. Ubona bawurya bawuhekenya bagashyiraho umunyu, baba bazi akamaro kayo. Rero bene data ndabakonseya kugira ngo muzamuhekenya umwumbati, niwo uba ufite vitamine nyinshi kurusha kuwuteka cyangwa ubugari bwayo. Ubugari ntabwo bugira akamaro cyane ko kuyiteka ari mibisi. Ifasha cyane abarwayi ba diyabete. Havamo kandi iyi amido irinda umubyibuho ukabije. Urabona ko imyumbati iyo ifite iyi ntungamubiri izwi nka amido igabanya umubyibuho cyane ukabije. Hari abantu benshi bagiye banyandikira bakambaza ngo nabakoreye videwo ibafasha kugabanya umubyibuho. Nabakonseya kurya imyumbati kugira ngo ibafashe uwo mubyibuho ugabanuke. Imyumbati kandi igira akamaro kenshi mu mubiri wacu. Igira ubudahangarwa umubiri, idufasha nka immune system yacu kumera neza. Iyo rero wariye imyumbati ntugenda uhura n'utugwara na tumwe na tumwe nka za giripe, kubera iyi system immunity dusanga muri vitamine C twabonye. Rero imyumbati iyo uyirya ari mibisi niyo igira vitamine cyane. Abahanga mu mirire bavuga ko imyumbati irusha ibitera imbaraga kurusha ibijumba, ikubye inshuro 2 kubera ziriya calories dusanga muri imyumbati. Rero urabona ko imyumbati ariyo ifite akamaro cyane kurusha biriya bijumba. Rero ibyiza ni uko twagira ibiryo byacu uko ubiriye ugashyiramo imyumbati ukavangavanga. Amagarama 100 imyumbati havamo calories 160. Amagarama 69 havamo ku ijana havamo sucrose. Hakaza kandi na carbon hydrate. Rero imyumbati ibamo ibibyibusha bike kubera iriya amidose. Nta muntu wagira umubyibuho ukabije arya imyumbati kubera iriya amidose tumaze kuvuga hejuru. Mwumva ko imyumbati idufitiye akamaro ubuzima bwacu. Nta muntu kandi wagira inflammation cyangwa se inflammation, umuvuduko ukabije w'amaraso kubera iriya fer dusanga mu isombe, igakurinda ikibazo cyo kubura amaraso mu mubiri wawe. Ni byiza ko tuzajya turya isombe kugira ngo tudahura n'ibibazo byo kubura amaraso. Ikakurinda kandi kurwara za kanseri. Abahanga kandi bagira inama umuntu urengeje imyaka 45 kurya imyumbati nk'ibiryo bye bya buri munsi. Rero iyo umuntu agejeje imyaka 45 urabona ko umubiri wiwe utangiye kuba feble, aba ashaka cyane ibintu bitera imbaraga. Niyo mpamvu mu biryo byawe utakwibagirwa kurya imyumbati kugira ngo umubiri wawe utazagenda uhura n'indwara na zimwe nka za kanseri tubonye. Imyumbati kandi ifite vitamine K
ituma amagufwa yawe atagira ikibazo, atangirika, ugasanga ugize ikibazo cy'amagufwa agenda avungagurika, kubera iyo vitamine K n'iriya calcium dusanga mu isombe, bigira akamaro cyane mu mubiri wacu. Rero ku bakora siporo y'amaguru, siporo yindi isanzwe, bagomba kugira imyumbati nk'ibiribwa byabo kandi bya buri munsi. Abo bantu baba bakeneye ibiryo bitera imbaraga. Twabonye ko imyumbati itera imbaraga, ifitiye akamaro kanini mu mubiri wacu. Ikindi, iyo vitamine K ifasha ubwonko bw'umuntu gukora neza. Murabona ko iyi vitamine K idufitiye akamaro. Imyumbati kandi ifite vitamine B6, folate, thiamine n'izindi vitamine zitandukanye. Imyumbati kandi ifite akamaro cyane cyane ku bagabo, kubera iriya myunyungugu dusangamo nka za zinc, magnesium, potassium. Rero iyo umugabo arya imyumbati igenda imufasha ku mubiri wiwe. Ni byiza ko rero turya imyumbati. wowe nkurikiye uzajya urya imyumbati kugira ikugirire akamaro. Imyumbati kandi iyo uyiriye igabanya ya cholesterol mbi dusanga mu mubiri, wa mubyibuho ukabije. Uterwa n'iki? Iyo wabyibushye akenshi usanga imitsi igenda yifunga, itayobora amaraso ngo aje mu mubiri neza, aje mu bwonko, aje hehe. Rero iyo wariye imyumbati ikurinda ubu burwayi bw'umutima, kubera iyi myumbati. Rero iyo wagize iyi cholesterol mbi, biragoye cyane amaraso yawe gutembera. Imyumbati kandi ituma utagira ikibazo cya constipation, kubera ariya mazi twayasanzemo, ikakurinda umubyibuho ukabije, kubera ituma udasonza buri kanya, ikurinda uwo mubyibuho. Urabona ko imyumbati iyo wayiriye ikurinda constipation. Ni byiza ko urya imyumbati nk'ibiribwa byawe, bikurinde kugira ikibazo cyo kunanirwa kujya muri tuwarete. Ni byiza ko utazagenda uhura n'ubu burwayi bwa constipation. Imyumbati kandi idufasha mu kwirinda kugira ibibazo cyo kubura amaraso, kubera iriya fer twabivuze haruguru. Ku bantu bakunda kurya ubugari bw'umwumbati, si byiza ko ucumba ubugari utavanzemo ifu ya soya cyangwa se y'uburo, kubera ko iyo ifu y'imyumbati inyura mu mamashini atandukanye, ikamara intungamubiri, kandi usanga akenshi barayinitse mbere y'uko bayanika, ugasanga izo ntungamubiri zose zigiye zisigara mu mazi. Niyo mpamvu rero tubakonseya, niba ucumze ikiro cy'ubugari uvangemo n'ikiro cya soya, kugira ngo ube uriye intungamubiri ihagije. Kandi ntugakore kandi irindi kosa, uvange ifu ya kawunga nurangiza uyivangemo ifu y'ubugari. Nta kintu uzaba uriye aho ngaho ho, ntacyo. Ni byiza ko niba basi utabonye ifu ya soya, vanga ifu y'uburo muri ubwo bufu bw'imyumbati, kugira ngo ubone intungamubiri ihagije, igufashe amaraso yacu gutembera neza mu mubiri. Abahanga mu mirire baravuze ngo let your food be your medicine and your medicine be your food. Nibyo rero, tugomba kugira ubuzima bwiza.
murabona ko imyumbati idufitiye akamaro, ifitemo amazi aturinda kunanirwa kuja muri tuwarete cyangwa se constipation ku bandi batumva urwo rurimi. Rero mukabona kandi ifitemo ibidufasha gukomera kwacu kw'amagufwa, mwabonye ko ifite kandi na za vitamine zigiye zitandukanye, kandi igakomeza umubiri wacu. Ni byiza rero ko twita ku mirire yacu, turya imyumbati, ugaburira abana imyumbati, wowe muntu mukuru urya imyumbati, nawe ukora siporo ugira imyumbati nk'ibiryo byawe, niwe uzagira ubuzima bwiza, ubwonko bwacu bukore neza, amaraso atembere neza, twirinde indwara nka za kanseri n'indwara y'umutima. Nurya ibiryo bitunganye bimeze neza byubaka umubiri wawe uzakurinda kurwaragurika, usanga utugwara tuje tukwikubitaho. Rero bakunzi bacu, ndabashishikariza kuzajya mukurikira ibiganiro byacu, bana kwinjiza kuri videwo utarumva icyo yari ashatse kuvuga, uzikurikirana iyo videwo yose igere ku mwisho, kuko tubuzi ahagufasha ahariho. Murakoze rero, mwe mwabanye natwe, ndabashishikariza gukora subscribe na comment na share ku bandi bumve ino videwo nabo ibagirira akamaro. Mugire umunsi mwiza, mukomeze mudukunde.